none hari impanuka ikomeye kuba ku Destapile Monestar, hari impanuka ikomeye kuba kandi impanuka isi yose izayumva. Iyi mpanuka mu gihugu cy'u Rwanda izakangaranya benshi kuko iyi mpanuka irabaye ntabwo ibaye kera, iyi mpanuka irabaye niko ijwi rimbwiye kandi baye vuba vuba byihuse niko Imana imwiye. Impamvu impanuka imuzihagaritse itayihagaritse nuko muri iyi mpanuka ari ishakamo, hari abagomba gutahamo bitwa bageni kandi bagomba gutaha kubera iyi mpanuka. Ariko irambwiye ngo babwire ngo iyi mpanuka ikimara kuba hari umuntu ukomeye, Tosire Bodevai, hari umuntu ukomeye. Uyu muntu arakomeye cyane muri iki gihugu kandi mu gukomera kwe Tosire Bodevai staze kiyazonema uyu muntu nawe ni umusitari, nico nshatse kuvuga. Ariko ubu busitari bwe nawe bugiye guhagarara kuko uyu musitari nawe agiye gupfa. Yes, reka mbasuhuze bakunzi ba Concorde TV show aho mperose mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali. Bari mu mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuhuje. Imana amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe. Ndatuma Imana Concorde ikafata umwanya gushimira wakanze subscribe kadushyigikira tukatuka umuryango bugari. Nawe ugiye kubona iki kiganiro aribwo bwa mbere ugashima ibyo dukora, subscribe kayikanda gusabiye umugisha. Nta icyo nabasezeranije nuko utabicisha irungu, ahubwo nshakisha abakozi b'Imana, abantu bavugana n'Imana, abantu baganira n'Imana, abana b'Imana, abakozi b'Imana batandukanye, ubundi tukiganira. Uyu munsi ndi kumwe na Mutuyimana Jean Claude, niwe tugiye kubana muri iki kiganiro. Mutuyimana Jean Claude ngo haye ikaze. Urakoze cyane, nanjye ndabasuhuje. Imana bahumugisha. Yego Yego, gira abantu usuhuza by'umwihariko mu mazina yabo uko urabishaka. Aha, Imana bahumugisha mbere na mbere nabanza suhuze. Ayiwe, umuntu ngiye gusuhuza ntabwo arankurikirana. Yankurikirana ni mugoroba. Oya nose ntabwo biri live. Umuntu urumva n'ubundi nsuhuje ntahere mu rugo byaba ari ikibazo ngo ushaka kugera ndare hanze. Niyo mpamvu ndabanza gasuhuza umudamu wanjye. Imana imuhumugisha mu majozuwe na Jozuwe n'abandi bose bamushamikiyeho bakuru be, barumuna be, sorry. Imana bahumugisha. By'umwihariko ndasuhuza umuntu bita Noelina ndamusuhuje, ari muri Canada. Kabiri ndasuhuza Bishop, nawe ari muri Canada. Mushiti wanjye Mushumba, Imana imuhumugisha. Ndasuhuza Imana bahumugisha n'abandi benshi ariko by'umwihariko ndikumva abo ngabo nasuhuza kuko ni mu mutima wanjye nibo barimo. Yego, reka dutangire dusenga. Karibu Bana, mu izina rya Yesu turagushimiye ko abanye natwe, waturinze, izina ryawe nirihabwe icubahiro. Uduhaye kugera iki gitondo cy'umugisha kandi turiho turi bazima, izina ryawe nirishimwe. Bana natwe muri iki kiganiro, impuhwe zawe n'urukundo rwawe bibane natwe, utangirane natwe nuza gusohoza natwe, turagushima. Ngabikoreye kwibahisha kandi tugire neza mu izina rya Yesu. Amen. Yego, nanjye reka nsuhuze abantu bari mu Rwanda. Nabasuhuje reka nsuhuze abantu bari ubwo reka nsuhuza abantu batureba cyane, bakurikira ibiganiro byacu cyane waba baherereye. Impamvu nanje nahereye kuri Noelina, ikiganiro cyose nshizeho ahita agipostinga kuri stati ye. Oya, njyewe uyu munsi nta mazina ndavuga. Ndavuga muri rusange nkurikije abantu badukurikira cyane. Twahereye mu Rwanda, hakurikiraho Uburundi, hagakurikiraho Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nsuhuza abo batatu. Abo gusa barahagije. U Rwanda, Uburundi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika. No kuvuga ngo nibyo bihugu bikurikira Concorde TV show cyane. Abandi Uganda naho barahari. Zambia nayo urumva waruyibagiwe. Hoya ni byinshi nuko ari usanga bafite ijanisha riri hejuru. No kuvuga ngo ubundi iyo abantu bagukurikira nabo banga bakeneye kubasuhuza. Noneho buriya nk'iyo umuntu yumvije ati hari umuntu mfite witwa gucura hana ndamusuhuje, yafunguye ikiganiro akumva uramushuje kandi akumva uramuvuze, yego arikanga aba ati burya nukuri, burya umuntu ndamukurikira ariko nkanamuvugisha ariko burya nawe aranzirikana. Niyo mpamvu burya uzarebe iyo umwana udashimye bamwita ingayi. Niyo mpamvu tugomba gushimira abantu bakurikira Concorde TV show, abari mu Rwanda, abari mu Burundi, abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bari muri na Canada. Ni mwiri oya na Canada ukwayo abo mugabane wa Amerika. Yego, amajyaruguru ni igihugu cya Canada, mu majyaruguru y'umugabane. Yego, y'umugabane wa Amerika. Yego, hepfo ubwo hagati hakaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika igizwe na leta 50.
ariko icyagusetsa Je. Canada niyo nini kurusha Amerika, leta zunze ubumwe za Amerika. Canada ni nini kurusha leta zunze ubumwe za Amerika. kandi irimo ubutegetsi Irimo leta 50. Yego. Haya. Noneho hepfo hakaba ibindi bihugu bya Amerika y'Amajyepfo. Ni byinshi, harimo za Peru, za Mexique. Ibyo nibwo bwa mbere nabyumva. Za Peru, za Mexique, harimo za Haiti niho ziri. Yego. Urumva hariyo Venezuela ntabwo yize. Venezuela yo ndayumvaga. Wayumvise iki? Hariho ahubwo n'umuntu twavuganye uyibamo. Venezuela. Hariho n'umuntu twavuganye uyibamo bamwitaga Ndera namwibagiwe izina rye naryo nararifashe. Nge Venezuela icyatumye nyifata cyane. Yego. Ni perezida waho. Trump aheruka kugenda arafatawe n'umugore we. Bose arabajana aja kubafunga. Nangire kumva ko kantu. Icyo Venezuela ndi kuyibukiraho. Yarafashe bose arabajana aja kubafunga. Umva ni amateka. Yego. Aho ngaho ahandi i Burayi. I Burayi. Nese Burayi nawo n'umugabane kwawo. Nanga n'umugabane uri muri Amerika. Oya ni umugabane. Mu Burayi. Burayi ni cyegihugu kirimo Ubufaransa nta muntu tuziranye uriyo, mu Budage ntawe, muri Norvège, muri Norvège rero, no mu Bubirigi, muri Norvège no mu Bubirigi naho mfite abantu babiri tuziranye. Bambwiye ngo bari umwe ari Norvège undi ari mu Bubirigi. Uwo muri Bubirigi we avuka inaha ngaha muri majyaruguru yacu. Yarambonye arampamagara ati Imana ishimwe kubera kuri uwi wacu ntego atutuye henda hamubwira nabambwira ahantu bari batuye turasenga nafite ikibazo c'umugongo udasanzwe baramuhaye marandevu kuja kumubaga arambwira ati dusenga n'Imana wende Imana yangira neza. Imana irangije imbwira ibyo ateka arabiteka arabinywa abindi arabikaraba umugongo bamutaraga. Yego yarakize ni umumama mwiza nta kibazo n'umutware wiwe yari yarabuze akazi igihe cyose bari bamazeyo nawe byari byaranze ahubwo biri muri gahunda z'uko umugabo ashobora kuba agiye kugaruka inaha muri Afurika kubera iburyo bw'imibereho bibyangombwa bye mbese byaragenda birafeiringa agiye rimwe gahunda kugaruka birangira Imana ikoze imirimo n'ibitangaza nanone dusenganye ntabwo nje wabikoze oya ari kantu abantu bakunda kuvuga nko kuba umuntu araguhamagaye ngo none ngo kuki kuri titire ngo mwanditseho ngo umuntu akiguhamagara ngo uramuhanurira niko bimeze ariko hari condition bigomba kugira gute gutwara ntago wamamagara uri mu isoko ngo uvuge ngo companurira mu isoko nawe ubwawe uri mu isoko nanje bwanje ndi mu isoko ntago bishoboka bisaba niba umpamagaye nibyo niko bimeze ngo ukimuhamagara nibyo ukimpamagara ariko ntabwo aruvuga ngo ukimpamagara turasenga turafatanya umwanya akubwira ngo okay reka nce bugufi najye mu mutima negerane n'Imana yanjye nawe wegerane n'Imana yawe byonyine niba ikirere n'igihura birakunda ariko ikirere cyawe nikidahura ntibigize gute ntibishoboka rero tuza gusengana tugirana umugisha mwiza Imana ifungura ikintu cyitwa ikirere itubwira inzira tugomba gucamo Imana itanga ibyangombwa ubu ngo bafite n'ubuko arashingireje bundi arashingira y'umukobwa we nawe ni yari barabushingira barantumiye kandi ntazajayo ariko bati turagutumira isi invitation mbaye ni iki ko ntazaziyonge kwa munana hatoya ati ntago bivuze ngo uzaze hari abazatwera baduha amafaranga hari abazatwera bakaduha amashengesho wabyumvishije ati wowe rero ntaco tugukeneye amafaranga ntago tuyagushaka ahubwo twebwe tuzgomba kuguha amafaranga ntago twazayatuha ahubwo wowe ico tugusabye nta kindi nukwicara ku ruhembe rw'isengero. Yego iyo invitation bayigwaye uganga umenye icyo kindi cyari ubwo buri gihe bizatangira ryari byose nisanga kujya mu rusengero nisanga nuko bimeze nanjye mbe ndi ku mavi ndi gusengera ubukwe ubwo rero ukumva ko aho hantu naho Imana yingirira neza ariko umva igisigaye kuja mu bijyo bihugu naho kubitambagira mu buryo bw'isengesho narabisoje ngamugane ko hawa ati mu bitekerezo yego bitekerezo bihugu narabimaze yego ariko kizu urabona uyu muyoboro ni sawa nukuvuga hari igihe ushaka kumva nk'umuntu wenda nk'umuntu arakubwiye ngo bira bintu ariko reka nkubwize ukuri wari uri mu giterane cy'iwanjye sibyo cyo giterane cyari kiri hariya bira byose warebaga ku nkunga ya Canada umuntu wanteraga inkunga yarari muri Canada ngahibaze rero umuntu aguteye inkunga ari Canada agushigikiye ari Mozambique Imana yarambwiye mu giterane irambwira ngo
hari umurozi wafashe invitation sibyo ayijyana arayifata invitation ayijyana muri Tanzania ya yaronchi yawe kugira ngo aje kuroga nyine igitarane kizagire gute ntikizaza none afata invitation we ayijyana kuro Imana irambwira ngo hagiye invitation kuroga muri Tanzania wabyumvishije ahubwo uwayijyanye yagize ngo agiye kuroga ahubwo yagutumiriye Tanzania yego pita nkora ikiganiro muri amisi gitumira kuri cano noneho ako kanya umuntu atabwira ngo wavuze ijambo uravuga ngo nufite 50 ngo ni ikidoro cy'amazi ngo bagikaraba ngo mfite duke ariko reka ntuguhe nta dukeye ibihumbi 50 sibe baga makeya ishaka ibe bitatu none ngo musore nakoze muri kiganiro uribuka ko umugore Theogene bose babirebe yararwaye none ngo ikiganiro umuntu twari kumwe ari kumbaza ngo mbese Theogene ari kubimbazaho nyine ndavana ukuri ba Theogene ibintu nk'ibyo ararwaye meze guca bamufashe none umuntu ahita ambwira ngo nashimishijwe n'ukuntu wirengagije ibyawe by'ibiterane ahubwo ukaza mu kiganiro uvuga ngo Theogene bamufashe ati none kuri mama yanje wende n'umunyarwanda ati none kuri mama yanje mfite ibihumbi 3 none nshaka kugira ngo mbibagabanye ati none nimero ya Theo kandi wavuze ko ifite wanayidusomeye none ngiye kugica 5 na Theo muhiki gica 5 ndabwira ngo Imana iguhumugije gica 5 cawe uduhaye ibi 3 tanze Imana igiye kongera amaseru menshi kandi uzabibona mu minsi mike Imana yamutabara irongera irimugirira neza nabo hari umuntu wari uri hanze batari baheruka kuvugana ngo aramamagara ambwira ati umeze ute ati ndaho ati umwana sameza ate ati umwana araho isageze mu wakangahe ngo yumva ijwi riramubwiye ngo ari mu wa gatatu yari mu wa gatatu nyine ngo ariko yumva ijwi riramubwiye ngo mubwire ko atari kuje kwiga kubera Minerval ahita amubwira ati nta kibazo ati amasomo ari kugenda neza atari kugenda neza nuko ngo bamwirukanye ari hano mu rugo atari ku ishuri kubera Minerval wabize mu mujyi wa Kigali ati okay ati none reka nkwerereze dukeya umwana asubira ku ishuri noneho nzakohererezanya mu mwishurira umwaka wose wabyumvishije twadukerera ko tumwoherereza ahita mwoherereza igihumbi rero $100 nawe yabare $1,100,000 sibyo yishurira umwana sibyo nawe arongera aja mu caro arongera gura yinga ayisigira mucecuru yigarukira mu mujyi inka umwana akanywa amata bisobanuye ngo rero iyi miyoboro twicayeho ni myiza cyane bivuze ngo Imana nijya kuguhuza n'umugisha wa Concorde ntabwo Imana izamanura ibuye ntabwo Imana izamanura ojya nuko ahubwo wowe umugisha wawe Imana izaguhuza na mutuye mbere na mbere Imana iguhuza n'abantu bakaguhuza n'ibintu ufite abantu byose ugize gute urabifite rero niyo mpamvu bantu bankunda bantu bankurikira Imana ibamugisha mfite byose yego Imana ibamugisha kuko niba ubu umuntu abasha gukurikira ari muri Norvège yego umuntu akagukurikira ari muri Venezuela yego mugafatanya gusenga kuri smartphone Imana ibaraguha bide tuvuze n'ibyo mareze n'Imana n'ibyo Imana duhaye kubabwira ngo tubabwire iby'ubuhanuzi bukanasohora ariko reba ico kirere njewe ntago ndagenda ho mu ndege murambe kubaho ariko burandi hafi sibyo ntago ndayigendamo ariko natekereza rero sibyo kugira ngo uhanure wicaye hano iwaje mucanika sibyo ndahanuye nicaye iwanje sibyo wowe uri yo ngiyo ariko iby'Imana imbye bikagira gute bigasohora tekereza rero kundi Imana iba connect ico kirere haryo ubw'Imana tuvuye twaje uyo nongeraho no muntu mutanaziranye ntanamuzi nahandi foto yampaye ariko Imana ikabwira ati uwo muntu guhamagaye mugasenga ukumva Imana yakubwiye ngo mubwire ngo ubukwe bwe bwarapfe mukoreye ubukwe ibaze mu gihe mu mutima bitabiza mukavuga uti simana none ni umukobwa nta Mana wincuka ibaze guhanura umuntu utazi ariko waba ukimubwira uti Imana irambwiye ngo ubukwe bwarapfuye burabaye mwigo Mana we ngo mfishije 6 ibaze uri kumureba gusa ubw'Imana tuyiveho tuje he reka twinamire ku Mana twigumire ku ahantu Imana igaze vuga ijambo rikomeye nibuka igihe hari intambara zidasanzwe na nifite icumba irambwira ngo nubwo bafunga insengero kajana tuzigera ubura ukubwiriza abantu banje ijambo yego tuzigera ubura Concorde ntabwo ndamara iminsi 3 tatambukije ikibwirizo yego tibishoboka none niba rero hari abantu bazi ko buri minsi 3 bagomba kunkurikirana sibyo wenda reka tuvuge iminsi 3 wenda bagomba kunkurikirana umuntu akaba ari Norvège ariko azi ko byanga byakunda atashobora kumara icumwe atabonye ibintu nagize gute navuze kandi ibyo navuze mu kuwa mbere sibyo nzavuga kuwa gatandatu wabyumvishije niko Imana igenda imibindi ibintu bishasha byo kubwira iki byo kubwira abantu ushobora kuba mu maso yawe atarwe wabyumva ariko kuri mutuye kabari gugize gute ubyumvise wabyumvise rero niyo mpamvu niba umuntu ankurikirana ariyo ngiyo naje ndi nadukoresheje smartphone yego
iyi telefone izenguruka igihugu cyose, isi yose. wabyumvishije? Ikazenguruka isi yose ikayisoza umunsi umwe, wabyumvise? Mutu ingatangaza ikintu, yego, mu minota 30 gusa kuri stati yanje byonyine, isi yose ikaba yamaze gukurikirana nca kintu nagize gute natangaje. Rero bivuze ngo iyi telefone burya nayo ni umurimo ibiri gukora umurimo w'iki w'Imana. Telefone yanjye ntago ari gukora ibyaha rero, niyo gukora umurimo w'iki w'Imana. Imana bamugira na channel zacu ntago ari zo gukora ibyaha. No bazanabyumve, nta kintu kinyuraho, sibyo? Twe tucisha ijambo ry'Imana, tukabwira abantu byurutse imitima. Channel zacu ko byagenda kose nuko Imana igomba kuzishigikira, kandi tukagera kuco natwe tugomba kugira gute kugeraho, kubera ko turi kuvuga ubutumwa, nuko amaza ubutumwa, nuko kuvuga ijambo ry'Imana, kandi byose bizagenda neza. Yego, karibu n'ijambo waduteguriye ry'uyu munsi. Imana bahumugisha. Uyu munsi turi itariki 3, umunsi turi itariki 3 z'ukwezi kwa gatandatu. Twari duheruka hano kubwiriza sindi kwibuka mu matariki imwe nangwa guco, ariko nzi neza ko Imana iri kumwe natwe muri iri jambo. Hari ijambo Imana yashize ku mutima wanjye, kandi kugira ngo tuze kuriganiraho, ni ijambo turi buze gusoma, nangwa se rifite umutwe uvuga ngo witinya wihangayika, Imana irambuye ukuboko. Witinya wihangayika, Imana irambuye ukuboko. Niryo jambo Imana yampaye kuvugana natwe, nangwa se kuvugana namwe uyu mwanya tugiye kuganiraho. Ni ijambo turasanga muri Luka ibice 6 umurongo wa 10. Luka ibice 6 n'umurongo wa 10. Turi buze kurisoma, ntago turari bitinda munsi nabwiriza nitonze, ariko ibindimo nibi twakomeje. Ibice 6 umurongo wa 10, dusome mu izina rya Yesu. N'umurongo wa 10. Abararanganyamo amaso bose. Wasoma 10, wasoma 9 kugira ngo tubyumve neza. Asome na titira. Yego. Sundi turi gusoma mikeya kubera iki? Reka duheraho inguru yabereye. Reka dusome soma titire none. Yego. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka igice cya 6. Yego. Dore ku murongo wa 6. Yego, urahera ku murongo wa 6. Yego. Uko niho titire iri. Yego. Akiza umuntu unyunyutse ukuboko. Akiza umuntu unyunyutse ukuboko ku munsi w'iki w'isabato. Aha, murongo wa 6. Soma none. Nuko ku yindi sabato yinjira mu isinagogi. Nuko ku munsi w'isabato ariho ku yindi yinjira mu isinagogi. Muri sinagogi ni mu mazu asanzwe, yego, ariko basengeramo. Mu masinagogi basengeramo, sibyo? Bari mu rusengero. Aha, soma. Asangamo umuntu unyunyutse ukuboko kw'iburyo. Asangamo umuntu unyunyutse ukuboko kw'iburyo. Aha, soma. Abanditsi n'abafarisayo bagenza Yesu ngo barebe ko amukiza ku isabato. Abanditsi, reka nkubwire rero, nubwo abantu bari kugenza, umva rero, abo bafarisayo, abo banditsi ari abantu babundi babayeho mu rusengero, babayeho kuco gusa, bavuga bati twubahirize umunsi wo gusenga, niba ari kucumba twubahirize, niba ari ku isabato oya. Birabyo guteranira, ntabwo ngiye guca imanza by'amatorero, ntabwo kujya mu rusengero ariko gukizwa. Kuba umaraye igihe kirekire siko gukizwa, kuba wowe uri umuririmbyi wirirwa muri korari siko gukizwa. Icyambere ni ukukijirwa ku mutima wawe. Twagiye kugira ngo babone uko bamurega. Yego. Ariko amenya ibyo batekereza. Yesu arabizi. Abwira uwo muntu unyunyutse ukuboko ati, ibintu abantu batekereza byose Yesu agize gute arabizi. Imigambi yose bari kugupangira arayizi. Yego, muri ibyo yaravuze ngo imigambi yawe singi y'abantu, imbaraga zawo singizawo, ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka. Imana itugire neza. Aka karimba naragakunda gacagiye mfunzwe, narakemeraga buriya naragakundaga cyane, uko muri gereza niko baririmbaga cyane. Imana itugire neza. Iyo nkarimbye bitaga nibuka ngo Yesu amenye ibiri mu mitima yabo. Ibi bintu byari mu mitima yabo Yesu yabimenye kubera ko bari kumugenza, ariko ngarangira ahantu wari ugeze ngo abwira wa muntu unyunyukaye. Soma. Ati haguruka hagati mu bantu. Arahaguruka arahagarara. Ngabwira wa muntu wanyunyukaye hagati mu bantu ngo aramubwira ngo haguruka, ngo amaze kubimubwira nawe arahaguruka, agira gute rata arahagarara. Imana itugirire neza. Uyu munsi itariki ya 3 nta rindi jambo nkuzaniye, ni ijambo rivuga ngo haguruka. Imana itugirire neza. Uwiteka Imana twiteho, nta rindi jambo nsanye. Wowe haguruka, mu byo ukora haguruka, mu byo urimo haguruka. Imana iraguhagurukije mu izina rya Yesu. Soma. Nuko Yesu arababwira ati, ndababaza yuko amategeko yemera gukora neza ku isabato. Nuko Yesu arababwira ati, ndababaza ko mbese amategeko ntabwo yemereye guko umuntu yakora ku isabato. Aha, soma.
cyangwa ko akora nabi, Yego. gukiza umuntu cyangwa kumwica. gukiza umuntu ushaka kumwica. Isabato ntabwo ari byo ngibyo ibuza, ntabwo bivuga ngo wikora neza, kora neza, haleluya, mu byo uba mukora neza. Yesu yakijije umuntu kandi ari ku munsi w'ikirata w'isabato. Soma. Abayaranganyamo amaso bose abwira wa wundi ati rambura ukuboko kwawe, arakurambura kurakira. None intego yacu twari dufite ngo arangije babana amaze kubabwira aya magambo, ababwira amagambo abadurira, mbese ubwo nibwo kubadurira, ariko arababwira ati nimucacake, nta cyatuma nakiza umuntu ku isabato. Ngo arabararanganyamo ikirata amaso, abwira wa muntu ati ngaho rero wayu mwanya aho ugeze, haguruka ugire gute? Haleluya, haguruka ugende, amaboko birakunda, wari waranyunyutse biremera. Ale dostire bodeva mu izina rya Yesu Kristo ku buzima bwawe uyu mwanya iyi saha, nta kintu Yesu aje kugutangariza, nta kintu Yesu aje kukubwira. Aravuga ngo haguruka ugire gute? Ugende. Subiramo muri uyu murongo. Abaranganyamo amaso, abaranganyamo amaso bose, abaranganyamo amaso bose. Yesu ahagurukiye kuraranganya amaso muri abo bose bari kugupinga, muri abo bose bazi kutazasubizwa, muri abo bose bazi kutazakira, muri abo bose bazi ko ubuzima bwawe bwaragiye. Soma. abwira wa wundi ati rambura ukuboko kwawe, arakurambura kurakira. Abwira wa wundi ati rambura ukuboko kwawe, ngo arakurambura ukuboko kurakira. Iyi saha uyu mwanya arambura ukuboko kwawe. Ibyari byaratumye byarapfuye, ibyari byaratumye uba nkaho uwamaze kunyunyukara. Uyu munsi Yesu aravuze ngo rambura ukuboko, rambura ukuboko, ibyawe birembeye. Rambura ukuboko mucuruzi, birembeye. Rambura ukuboko washatse bikanga, birembeye. Rambura ikirata ukuboko, dele ara rezoveneba, rambura ukuboko. Yesu aravuze ngo rambura ukuboko. Wowe nguri cyuryamyeho mu bitaro, Yesu agukuye muri ibyo bitaro, niko avuze. Aravuze ngo akukuye muri ibyo bitaro, wowe tuza, kuko Yesu aje gukora imirimo n'ibitangaza. Wicika intege, urwo rubanza rwanze Yesu araruburanye. Wicika intege, ibyawe byapfuye Yesu arabizuye. Wicika intege, Imana yongeye kuza gusubiza, kuko igo urakoze papa. Imana ihabwe icubahiro. Hari umuntu nkurikiye ufite ikibazo cy'uko umuntu we yaburiwe irengero. Imana iravuze ngo uwo muntu arabonetse, kandi uzashima kubera ko Imana yongeye toside bodesta, kuko Imana yongeye kukunezeza no kugusetsa. Imana tugire neza. Hari umuntu ufite icyifuzo ngo Imana imuhundi mwana, kuko yabyaye abana abyara abakobwa ngashaka umuhungu. Imana iravuze ngo iramuguhaye, kandi kindi kigihe c'undi mwaka bizaba byarakunze. Tosire bodeva bizaba byarakunze, kandi uyu muntu konkore azabivuga, tuzamubona uyu muntu. Imana iravuze ngo iguhaye umwana w'umuhungu kubwo icyifuzo umaranye igihe uri kwirukanka. Imana iravuze ngo irabyumvise, hari icyo Imana ikoze. Rambura ukuboko kwawe wigendere, kubera ko gukira kurabonetse. Wari waranyunyukaye, Imana iguhaye kongera kubaho. Wari warapfuye kandi uri kugenda, Imana yongeye kuguha kubaho. Wari byaraha, Imana yongeye kubikora, kandi iravuze ngo ibikoreye mu maso y'ababandi bavugaga ko bitakunda. Niko Imana ivuze. Mwakira ijambo ry'Imana. Imana ibamugisha mu izina rya Yesu. Amen. Asoje. Amen. Yego, Imana igumugisha mukozi w'Imana. Awakiriye. Imana ibamugisha. Kadusoreza aha, ngusaba utange nimero, wibutse n'abantu amasaha ya Zoom, ubundi bazajya bakwandikira, ubahe link, bundi mufatanye gusenga buri nimugoroba. Imana ibamugisha mu izina rya Yesu Kristo. Hari akariba kakamye, Imana yongeye gufukura bundi bushasha. Inzira zawe zarafunze, Imana yongeye kuzifungura. Iravuze ngo nubwo izuba rivuye, ariko Yesu azatabara abo yasezeranyije amasezerano. Imana yavuze ngo yohereje ukwezi kwiza kwa munane ko gutabara abantu. Imana iri kumbwira ngo abantu benshi mu kwezi kwa munane hari ibyo Imana ije gukora kugira ngo abantu basubizwe bayisenze. Kabiri, Imana yavuganye nanje muri iki kiganiro, irambwira ngo nintangariza abantu mwese mukora aka kazi kugira ngo Imana ibashe kubatabara no kubagira neza. Irambwiye ngo abashoferi ihagaritse impanuka zikomeye zari zigiye kuba, ariko nanone hari impanuka ikomeye igiye kuba ku Destapile Monestar. Hari impanuka ikomeye igiye kuba, kandi impanuka isi yose izayumva. Iyi mpanuka mu gihugu cy'u Rwanda izakangaranya benshi, kuko iyi mpanuka irabaye ntabwo ibaye kera. Iyi mpanuka irabaye niko ijwi rimbwiye, kandi ibaye vuba byihuse niko Imana imbwiye. Impamvu impanuka muzihagaritse itayihagaritse nuko muri iyi mpanuka hari icyo ishakamo. Hari abagomba gutahamo bitwa abageni, kandi bagomba gutaha kubera iyi mpanuka. Ariko irambwiye ngo mbabwire ngo iyi mpanuka ikimara kuba, hari umuntu ukomeye, tosire bodevai, hari umuntu ukomeye. Uyu muntu arakomeye cyane muri iki gihugu, kandi mu gukomera kwe tosire bodevati staze bekiyazonema. Uyu muntu nawe ni umusitari, nico nshatse kuvuga. Ariko ubu busitari bwe nawe bugiye guhagarara, kuko uyu musitari nawe agiye gupfa.
tosidevo uyu muntu yatumweho kenshi bamutumaho kugira ngo yakizwe abamugeze imbere bose ababwira ko bamuva imbere abandi akoresha amafaranga ye bamwe bagirirwa na nabi ariko igihe kirageze kugira ngo ibyo Yesu yagambiriye ibyo Imana yagambiriye kuri we birangire. Imana ibaha umugisha musenge kandi mube maso. Abantu mujya guhaguruka mugiye gutwara imodoka mbere yuko muhaguruka muvuye mu rugo bandusenge kuko izi mpanuka zo ziraje nubwo zimwe zihagaritswe nizazindi zirimo abafite amasezerano y'Imana ariko impanuka yo yihuse irabaye ndetse n'uyu muntu arapfuye byihuse. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Uri Imana yacu ushoboye byose nta warogoye imigambi yawe izina ryawe nirishimwe. Ujye utwitaho data ukaturengera imbaraga zawe zikabana natwe. Reza umugisha buri muntu wese akurikira iki kiganiro kandi buri muntu wese umuhe gukira mu izina rya Yesu amen. Nimero ni 078 21 38 078 21 38 32 hose irahari. Wampamagara bikemera wanyandikira WhatsApp bikemera. Zoom duterana saa 2 z'umugoroba zo mu Rwanda niho tuba dutangiye gusenga aho Imana ishoreje ishimiye ko dusoreza niho dusoreza. Ubwo bari hanze namwe murakuramo abandi muteranye umenye isaha duteranira no kunyandikira WhatsApp nkaguha link tukabana mu materaniro. Imana ibaha umugisha. Amen.